ibisongo birimo wa bacu kavuga izuri kwicaho izuri kwicira abanye ubikwicira base ufashe umwana Jean Didier kumutwara imirima ye uyihereze ngabo bafatanya byaha byawe ngo ni bakarera ariko bro iriya dosiye akango ntarimba mu mutwe ariko uzi bro kuvuka mu gihugu ngenge mvuga buriya Perezida Kagame wenda iyo tuba dufite nk'inzara dufite urabona ko n'abana bari kujya ku ishuri bari gutaka inzara iyo tubwiye ati kubera inzara nabonye mu gihugu nafashe agace ka Kangondo nkagurisha abarabu nzi ko bazatinda kuza wenda twarabonye amafaranga tukishyura abaturage bacu ati none banguyeho mwa abaturage mwe mwimuke ngiye kubashingira amashitingi mwe murimo nibigenda neza tuzagenda tufatanya nk'igihugu nyine tubane nk'igihugu ibyo umukeka ko tutari kubyumva abajya bashaka kunyumisha ngo nyine ngo atuza gukumva pike wacu ameze gutyo ibyo nabikora nanjye ari ngewe pike aje akambwira icyo kintu nacyumva nkavuga okay so warabikoze kugira tubone byibura n'imbunda ziturinda umutekano cyangwa twishyure mishi cyangwa tubone za mituwele imbaho baginga babaraho baje reka tube tugiye mu gashitingi tufatanye n'abandi banyarwanda turi ukuntu twabaho no ntago uko bimeze ibaze ko ari ahantu ngo hari mu okwe bitwa ngo bakarera ngo Denis Karera uvuge ngo leta ubwayo n'interahamwe zayo bo baze ku muturage mugenzi wabo atari umunyamahanga ukoze ibyo bintu azane katerepirari kukiyo abatari na leta ya Kagame nizo nterahamwe zindi bafatanye zo ngurube zindi bagenda ari n'umunyamahanga ikigo cy'amahanga wenda cyo cyane no kwishyura make bakajya no muri negotiation twaye no kubabona ariko leta niyo nabwe ngo ntanze ngo tugira icyo gipolisi nicyo kutwica polisi yacu abo banamuhoranya nibo batudeploying abapolisi baza kudukura mu byaha ndetse ni gutegeye nahura na officier nta muhoranya chief wa polisi nkamwuba ni gute ushaka ko nza kuri kamera ngo mvuge ngo namuhoranya ngize smart ngize good guy no he's a stupid guy urayobora polisi y'igihugu polisi n'urwego ruvugira abaturage instead urica abaturage urabagabaho ibitero bya za katerepirari ukoresheje abasirikare abapolisi babo and the military is on iri hejuru na za helicopter vuga tukundase so nanzego tugira byose ni property z'umunyagitugu umwe Paul Kagame. You understand? So rero uyu munsi nihuta mu minota mike ngiye kubanyurira mu bintu kuko iyo kandi kibyimba uragituritsa sometimes arigene yankavuga inti ibi nabirekeye abanyepolitike ko ngewe ni nyeneye kuba abantu bafite amahoro bafite uburenganzira ku mitungo yabo bafite freedom of speech abanyapolitike nabo bakeneye gushyira indi mirongo ne cyari ibyo ndeba nkavuga niwe ndimbere ariko reka ikibyimba nyimene kubera ibintu muhirwa mumbwa mwebwe ntore za Kagame mugashaka kunyumvisha Kagame reka ngiye mbabwire Kagame mwe muvuga mwe no nkigisekeje urabona nkiyongegera navuga ngo ni Habineza uwo nguwo cyangwa aka gakobwa kari kunuka muri bose nta n'umunsi Kagame nta uragenda na Kagame nta ni wagize icyo akora ku gihugu cy'u Rwanda muri abo bose tugiye kubaho babwira bahunga yazagera muri Amerika kuko ngo nawe ngabonye ijambo wagiye kubaho ubwo nawe kandamiza abanyarwanda uko ibyo ari kwibaza nka Habineza ari mu nkambi z'impunzi iyo za Katogota cyaza hehe uwari kwimubaza hagaze hano muri immigration banye mu nzu Rwanda munze Kagame agiye kunyica ntabwo yari kuvuga ibyo avuga uyu muntu so uri libera warangiza ugashaka kugira abandi mfungwa niyo mpamvu muri ntera hamwe Kagame niyo mpamvu namwe muri ntera hamwe nabyumva neza mpamvu namwe muri ntera hamwe murabicaye abagambanyi injiji again muri ninjiji ubuhunzi status ya n'ubuhunzi muri Amerika that's your status urizuza kuvuga ubugurya ruvuga iki ahubwo none mujye munamenya mwe mushaka kwita badrama ikintu nta status y'ubuhunzi ngira nta niyo nzaje niyo mpamvu n'uwambaje ngo igihugu n'umunyarwanda ko sindi mu mfite passport yanjye mfite ni y'abanyamerika
nta munyamerika nabeshye ngo ngiye ndi impunzi ngo Kagame ari kunyirukansa. No, ngiye ibibazo byanjye na Kagame ntago nagombaga kujya kwivugira muri za immigration, nagomba kwivugira nga face to face. Kanakwereka ko ngiye ntago nshobora kubaho nitwajije izina ryawe. Ngiye nshobora kubaho natari uko u Rwanda ruhari. Ibyo umuntu ashaka kukube ngangana na sengurwa bro. Hell no, u Rwanda n'ubutaka bro. Icyo nuba ku Rwanda n'abaturage bari kuri ubwo butaka. Now everywhere is around.